Inshuti bakunze ba Ukuri TV turabasuje cyane mwebwe mwese mutuye mu bice bitandukanye by'umwihariko abatuye hanze y'u Rwanda, Canada, Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye turabasuhuje. Hari inkuru iri gucicikana mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ni inkuru yavuzweho cyane. Mu karere ka Nyarugenge umusore yatunguwe no kumenya ko bari bamaranye amezi 3 bakundana bahuje igitsina. Ni inkuru turi gukesha ikinyamakuru bita Igihe. Kanamugire izina ryahinduwe cyangwa se ryahinduwe mu rwego rwo kugira ngo umwirondoro udashyirwa ahagaragara. Ni umusore utuye mu murenge wa Nyakabanda, akarere ka Nyarugenge, wemeza ko yakundanye n'umusore mugenzi we wiyitaga Fifi atabizi mu gihe cy'amezi agera kuri 3 n'igice. Iyo uyu musore muganira akakubwira uburyo yakundanye na mugenzi we azi ko ari umukobwa mu gihe cy'amezi 3 yose biragutungura. Aganira na Igihe, Kanamugire yemeje ko yamenyaniye n'uwo musore wiyita Fifi yari amaze amezi 3 afata nk'umukunzi we ku mbuga nkoranyambaga rwa Instagram, nyuma y'uko umusore wiyita umukobwa amwandikiye amubwira ko amukunda ndetse yifuza ko bazahura umunsi umwe bakaganira. Yavuze ko nawe yahise amwemerera kuzahura imbona nkubone bakamenyana byimbitse, ku buryo banakomeje kujya bandikirana no ku zindi mbuga nkoranyambaga zirimo WhatsApp ndetse na Facebook nk'inshuti magara. Kanamugire yavuze ko iminsi yagiye ishira ariko bagiye bamenyana cyane, nyuma baza no guhurira ahantu barasangira. Ati twaje guhurira muri Green Corner, angurira icyo kunywa turaganira, ariko nyine mbona ko ari umukobwa kubera imiterere ye kuko yaranafite amabere. Ambwira ko yankunze cyane ariko ngomba kumwihanganira kuko abimbwiye bitewe nuko mu muco nyarwanda ari ibintu bitamenyerewe ko umukobwa yibwirira umusore kamukunda. Yakomeje avuga ko bagiye gutaha uwo musore wiyitaga umukobwa yamusabye kuzamusura arabimwemerera, ariko abura umwanya wo kumugeraho kuko nyuma umujyi wa Kigali wahise ushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo. Ati twakomeje kujya twandikirana ambwira amagambo meza y'urukundo, nanjye nkayamubwira nk'inshuti, ariko guma mu rugo ikatubuza guhura, tugahora tuganirira kuri telefone. Yavuze ko uyu musore yamwohererezaga amafaranga yose yifuza, ariko ngo aje kumwereka bagenzi be ku ifoto ye basanga baramuzi, bahita bamubwira ko ari umuhungu wigize umukobwa. Uyu musore aragira ati bagenzi banjye bahise bambwira ngo ni umuhungu wigize umukobwa, mbanza kubihakana kuko namubonanaga amabere nk'ay'abakobwa, ntazi ko ari ibintu yajyaga ashyiramo. Nyuma bambwira ko iyo ushatse kuryamana nawe ngo ahita byanga, nibwo nanjye nahise mpamagariye inshuti yanjye yitwa Fifi, wa musore nyine wihinduye umukobwa, mubwira ko nifuza ko tuzaryamana, ariko arabimpakanira ambwira ko yikundira gusomana gusa. Ntangira kwemera ko ari umuhungu ndamureka. Yasoje avuga ko yahise arahira ko atazongera gukundana n'umuntu bamenyaniye kuri Facebook cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga. Aboneraho no gushishikariza urubyiruko bagenzi be kubyirinda kugira ngo batazahura n'ibyo nawe yahuye nabyo. Ibi rero ni bisanzwe bibaho hirya no hino ku isi, aho abantu bahurira ku mbuga nkoranyambaga bakaba bashobora gukundana ndetse bakaba bana. Ariko aha mu Rwanda ntibyari bimenyerewe ko umuntu ashobora gukundana n'umusore cyangwa umukobwa kandi akajya ahora amwibeshyaho agira ngo ni umukobwa kandi asanzwe ari umusore. Uyu musore rero wahuye n'uruva gusenya, by'umwihariko hari n'abandi bashobora kugwa muri uyu mutego. We wumvise iyi nkuru nyamuneka urabe maso, uwo mugiye gukundana ntukangwe n'ibice by'umubiri we uri kubonesha amaso, biragusaba kubanza kubyirebera ko kukamenya ko byose bifite bitihise, ugahitamo kurambagiza usanzwe uzi muturanye mwiganye cyangwa se ufite amateka ye bugufi yuko yaba ari umukobwa, aho batazagupfunyikira amazi. Kanda like, share ndetse na comment kuri iyi nkuru. N'ibindi biganiro byose tuzajya dushyira kuri iri rubuga rwacu rwa Ukuri TV ujye uhita ubibona ku kanya.